Nongeye kubasuhuza bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, mwebwe abo dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, aho muri hirya no hino mu migabane y'isi itandukanye. Nimugire amahoro y'Imana. Uwiteka akomeze kubareba neza, Uwiteka akomeze kubitaho no kubabera imbaraga, Uwiteka akomeze kubakomeza mu bihe murimo. Ni mwene so Iribane Jean Claude, umubwiriza butumwa bwiza mu itorero rya ADEPR, paruwasi yacu ni iya Runda, umudugudu ni uwa Ruyenzi, ururembo ni urwa Nyabisindu. Dushimiye Imana ko iduhaye uyu munsi nawo kugira ngo tuganiremo ijambo ry'Imana. Turakomeza inyigisho yacu twatangiye ejo, turimo tuvuga hejuru yo kwimuka no kwimurira no kwimukira ahantu hatari mu manegeka. Umunsi w'ejo twavuze umusozi witwa gukiranuka, aho twari tuyobowe n'ijambo ry'Imana twasanze mu gitabo cy'abacamanza ibice 4 umurongo wa 4 n'uwa 5. Niyo mirongo tugisoma. Haravuze ngo icyo gihe umucamanza w'Abisiraheli yari Debora, umuhanuzikazi Mukarapidoti, yaratuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisiraheli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Amen. Ejo twasobanuye umukindo. Twasobanuye umukindo icyo ari cyo. Tuvuga ko umukindo usobanura gukiranuka, kandi tubona hariho imibereho y'umukiranutsi n'ibyo umukiranutsi asezeranywa, agenerwa nk'umugenerwabikorwa w'ijuru. Ijambo rya mbere twabonye ko amaso y'Uwiteka amubaho. Ijambo rya kabiri twabonye yuko n'amatwi y'Uwiteka amubaho. Hari ahandi ijambo rivuga ngo umukiranutsi yaratatse Uwiteka aramwumva. Hari ahandi ijambo ryatubwiye muri Yesaya ko umukiranutsi azatungwa n'imirimo ye. Ibyo umukiranutsi agenerwa ni byinshi mu ijambo ry'Imana nk'umugenerwabikorwa w'ijuru. Mbibutsa ko turimo tuvuga hejuru yo kwimuka no kwimukira ahantu heza mu isi y'umwuka, mu isi yo kwizera, mu isi y'ubukristo, ko hari ahantu umukristo akwiye kwimukira akava aho twise mu manegeka, ahantu hari bita muri ntuye nabi. Ntuye nabi twasobanuye ntuye nabi, ahantu umuntu atuye akaba ari muri risike za byinshi, imivu ikaba yagutembana, ukaba ibiza byaguhitana, ukaba wahura n'akaga gakomeye. Ibi byose tubona mu buryo bw'isi no mu buryo bw'umwuka biba bifite uko bimeze. Hari ahantu umuntu aba atuye ku buryo ibiza biza bikamuhitana. Yesu yarabivuze muri Matayo ibice 7:27, avuga ko hajya hagwa imvura, hakaza n'imiyaga, hakaza n'imivu. Hanyuma bigasanga rero umuntu wubatse nabi ahantu habi hatemewe, hadafite ubuziranenge, ibyo bikaba bibi. Bisobanuye ko mu buryo bw'umwuka hari ahantu waba utuye ibiza byaza bikaguhitana, ukaba wahitanwa n'ibyo ari byo byose, ugahutazwa n'ibije byose. Imvugo zadutse, iminywere yadutse, imirire yadutse, imikorere yadutse, ibintu byose bikaba byaza, mbese bikajya bigenda biguhutaza, bigutembana kuko utuye nabi mu isi y'umwuka. Uyu munsi rero tugiye kureba Irama. Noneho ngo yari atuye hagati y'Irama n'i Beteli. Turimo turareba Debora uburyo yari atuye neza. Haleluya. Turashaka kureba Debora uburyo yari atuye neza. Ngo yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli. Haleluya. Uyu munsi wa none rero turavuga hejuru ya Rama. Irama ni hehe?
irama hasobanura iki? Irama hafite mateka ki? Turasoma igitabo cya mbere cya Samweli ibice 19 murongo wa 18 turageza ku murongo wa 24. Icya mbere cya Samweli 19 murongo wa 18 kugeza kuri 24 haravuze ngo, nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samweli Rama, amutekereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati, Dawidi ari Nayoti Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura, Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo. Maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Babibwiye Sawuli, atuma izindi ntumwa, nazo zirahanura. Arongera atuma izindi ubwa gatatu, nazo zirahanura. Bukeye arihagurukira ajya i Rama ubwe, arasukira ku iriba rinini ry'iseku. Arabaza ati, Samweli na Dawidi bari he? Umuntu umwe aramusubiza ati, bari i Nayoti Rama. Nuko ajya i Nayoti Rama, maze umwuka w'Imana muzaho, nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi, yambaye ubusa. Yiriza umunsi akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati, mbese na Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Imana itugire neza. Haleluya. I Nayoti i Rama. Yaratuye hagati, yaratuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora, hagati y'i Rama n'i Beteli. Uyu munsi turi Rama, i Nayoti Rama. Aha kuri aka gasozi niho umutambyi cyangwa se umuhanuzi cyangwa se umucamanza, kuko nababwiye ko Samweli y'iyo mirimo uko ari 3 yayikoze yose. Yabaye umutambyi, aba umuhanuzi, aba n'umucamanza w'Abisirayeli. Niho yaratuye. Kandi kuri uwo musozi niho n'abana b'abahanuzi babaga. Igihe kigeze, Dawidi mu ntambara yarwanaga ahigwa na Sawuli, umwami wa mbere wa Isiraheli. Mwibuke ko Dawidi yari yarasizwe amavuta na Samweli. Samweli niwe wamusize amavuta. Haleluya. Igihe cyose ibibazo byose byageraga kuri Dawidi, yumvaga nta wundi akwiye kubaza, yegeraga Samweli Imana yakoresheje, akamusiga amavuta, akajya kumubaza ibye n'amaherezo ye, akongera akajya kubaza no kugisha inama Imana ngo amenye uko akwiye kwitwara, amenye uko akwiye kwifata. Haleluya. Kuko uyu Samweli yari umuhanuzi uzwi w'ikimenywa bose, ngo uhereye i Dani ukageza mu Berisheba bari babizi ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi. Bari bamuzi ko atavangiwe. Aka gasozi k'Irama na Beteli, k'Irama Nayoti Rama, ni agasozi k'abahanuzi n'ibihanurwa by'ukuri. Bwana asifiwe sana. Agasozi k'abahanuzi n'ibihanurwa by'ukuri. Niba hariho ikintu kugeza kuri uno munsi cyacanganyikishije abantu ndetse kikabageza kure ku rwego rwo hejuru kugeza n'uyu munsi wa none, bamwe bakaba baranataye Imana, abandi bagasubira inyuma, abandi ibintu by'agakiza bakavuga bati nta kintu bimaze, kubera imbuto zitari nziza bagiye bererwa n'abahanuzi cyangwa n'abitirirwa izina ry'Imana. Hariho benshi rwose unabwira uti ibi n'ibi, bakavuga ati mbabarira winyibutsa runaka, wahuye n'ikibazo cyane ntabwo wageze i Nayoti Rama.
Inayoti Rama ni ku gasozi k'abahanuzi n'ibihanurwa by'ukuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni ku gasozi k'abahanuzi n'ibihanurwa by'ukuri. Ntushobora gutura inayoti Rama ngo uvangirwe. Nta muhanuzi w'inayoti Rama wavangiwe uhaba. Nta buhanuzi buva inayoti Rama budasobanutse, butari ukuri. Niyo mpamvu abantu bose batuye kuri uyu musozi wa Nayoti Rama, haleluya, bahagaze neza mu bihe uko byaba bimeze kose, kubera ko bafite ibyahanuwe by'ukuri, bafite ubuhanuzi butavangiye, bafite icyo babwiwe n'Imana kandi bahagazeho. Inayoti Rama ntushobora kuhavangirirwa, ntushobora kuhavangirirwa na gato rwose. Niba warahuye n'ikigeragezo gikomeye, ukaba uyu munsi wa none hari abahanuzi baguteye kumva ucitse intege, ibintu by'Imana wumva bibaye nk'ibigukamutsemwo, ndagira ngo nkurangire karitsiye nziza, nkurangire agasozi keza kitwa Nayoti Rama, agasozi uzageraho ntuvangirirweho, ntusubire inyuma, ahubwo ukajya urushaho kugenda ukomera. Bibiri twetse ko Dawidi ahari, abahanuzi bari baraho baramuhanuriye, kugeza naho n'abaje kumuhiga nabo amavuta y'inayoti Rama bafata, nabo barahanura bose, n'intwaro zaje kumufata zirora, kugeza ubwo n'uwabatumye nawe aza, we ngo ahera mu kabande ahanura, arinda agera ku gasozi nyirizina, kugeza ubwo akuramo n'imyenda yose ayirambika hasi. Abahanga ba Bibiliya baravuga ngo iriya ni remise et reprise yari akoze imbere ya Dawidi. Ni ukuvuga ngo inayoti Rama, haleluya, iwabo w'abahanuzi n'ibihanurwa by'ukuri, niho hajya habera remise et reprise y'ibitugora, ibituruhije, ibituzengereje, ibiduhiza igihe, ibitunaniza, niho dukorera remise et reprise. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo mpabarangire rero, muhamenye uhereye umunsi wa none rwose, ibikomere wagiriye ku bandi bahanuzi, ibikomere wagiriye ahandi hantu aho ariho hose, ngiye kukurangira ahantu bigomba gukirira. Ni ku musozi witwa Nayoti Rama, iwabo w'abahanuzi n'ibihanurwa by'ukuri. Dusoma urwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere, turasoma rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19. Haranditse ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Amen. Ndagira ngo iri jambo nisubiremwo. Haravuze ngo, nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo uvuge uti amen. Inayoti Rama ku gasozi k'abahanuzi n'ibihanurwa by'ukuri, nta handi ako gasozi wagasanga, ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni mu ijambo ry'Imana. Niwumva Nayoti Rama, iwabo w'abahanuzi n'ibihanurwa by'ukuri, ni mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, kugeza kuri uno munota tuvugana,
ubushakashatsi bugaragaza ko ari ryo ryonyine ritavangiye. abantu benshi bariciye inyuma bajya gushaka ibindi, bagiye ntibabona ibyo bashaka kuko baritaye. ariko ijambo ry'Imana umuntu urihagazemwo neza, urituyemwo neza, warisomye, warisobanukiwe, urizi neza, ntushobora no kumuvangirirwaho, ntacyo wamubeshya, kuko aba azi neza yuko igipimo tesiteri itesitinga ibyo wavuga byose ni ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana rero, dore abantu barishyize ku ruhande, bayoboka abahanuzi, bayoboka ibyumba, burira imisozi, baraterera, ntaryo bafite. bageze aho bagiye gushakira iby'Imana, basanga nabo bagiye gushaka nabo ntaryo bafite. hanyuma rero ngo ibisa birasabirana, ubwo ibyakurikiyeho nange murabyumva. ndagira ngo nkubwire ngo wihangane. ijambo ry'Imana niryo ryonyine rishobora kukumurikira, rimurika ahacuze umwijima. haleluya! mu bibazo by'inzitane n'amage n'amakuba menshi yaguteye kwiruka imisozi, ijambo ry'Imana niryo ryonyine ryakumurikira, kandi ngo rifite gahunda yo kumurika kugenda kuzageza igihe inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira, igihe Kristo azazira. ijambo ry'Imana niryo rizayobora ibintu byose mu mucyo neza rwose. niyo mpamvu nakubwiye ngo abarifite ku rugero rushimishije, ku rugero rukwiriye, bahagaze neza. nta biza bashobora guhura nabyo mu buzima, ntibashobora guhura n'ibiza, ntibashobora guhura n'ibizazane by'isi, n'imihindagurikire n'imihindagano y'isi. ibyo byose biza bisanga bahagaze neza cyane, ntibaterwa ubwoba n'amakuba n'ibyago n'indwara n'ibyorezo n'isi na kabutindi y'ibyo Satani agenda azana mu isi. ntibibanyeganyeza, kuko batuye i Nayoti Rama, iwabo w'ibihanurwa n'abahanuzi b'ukuri. ntibashobora gucanganyikishwa n'imihindagurikire y'isi, kuko usanga ijambo ry'Imana ryarabubatse mbere y'uko ibyo biza. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. amakuba, ibyago bijya kugera kuri bene abo, ijambo ryarabanje kububaka mbere y'uko biza, bikazaza bisanga bahagaze neza. iyo utuye neza rero kuri ako gasozi, usobanukiwe neza ijambo ry'Imana, ibiza, amakuba n'ibyago biza bisanga uhagaze neza. haleluya! warashoye imizi, niko Yeremiya yavuze. haleluya! yavuze ko bene uwo muntu aba yarashoye imizi, noneho ntajya atinya iyo amapfa yateye, ntajya atinya iyo ahuye n'ibibazo, ngo kuko imizi ye iba ivoma amazi ya kure. haleluya! ni umuntu washoreye imizi mu ijambo ry'Imana, avoma amazi y'umwimerere, ayagaburira ibitekerezo bye, ayagaburira ubushake bwe, ayagaburira amarangamutima ye, ubundi biramusaguka, biramwuzura. uwo nguwo ntashobora gukangwa n'amakuba. ntiwamuvuga ngo ave ku Mana, ntiyahura n'intambara ngo ave ku Mana, ntiyakwirukanwa ku kazi ngo reke gukorera Imana. mbese nta kintu na kimwe gishobora kumugeraho. bije kumugerageza, bisanga yaramenye ko bizaza mbere y'uko biza. niyo mpamvu aba ahagaze neza. ndabifuriza gutura i Nayoti Rama. ijambo ry'Imana riyobora ubuzima bwanyu. iyi minsi turimo, ijambo ry'Imana riri kugenda riba ingume, abantu barireka bifatira ibindi bidafite umumaro. ariko reka twumve uko ijambo ryongera kutubwira muri Zaburi y'119. twumve icyo Bibiliya yongera kutubwira ku murongo w'105. haravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. amen. ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge, rikaba n'umucyo utumurikira. Imana ibaha umugisha. mbifurije gutura i Nayoti Rama. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo duhaye. senge buri muntu wese uryumvise, kugira ngo umushoboze kwimurira ibitekerezo bye n'imishinga ye kuri aka gasozi, abashe gutura ahakwiriye. mbisabye mu izina rya Yesu.
amen. Imana ibahe umugisha.